Imana yambwiye ngo nkuburire, niyo yaguhaye ubuzima, niyo yaguhaye buri kintu cyose. Ibuka ibikomere wari ufite urarurira ku manywa na nijoro, Imana ikagutabara. Ibuka uburara warabuze ibyo kurya ukabwirirwa. Ibuka utagira imyenda yo kwambara, urimo amadeni, utagira aho kuba, uri mu bibazo bikomeye cyane, urwaye harabuze ugukiza. Ndumva Imana imbwira ngo hari ikije gukora mu rugo rwawe. Nshuti bavandimwe bene data, mbanje kubasuhuza mwese muri aka kanya mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe n'umushumba Apotre David kubw'Imana. Nishimiye kubana namwe muri aka kanya keza kumugisha ko kuganira ijambo ry'Imana. Ndabashuje mwebwe mwese abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara y'Iburasirazuba, abari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburengerazuba, abari mu bihugu bitandukanye byo ku isi hirya no hino muri Afurika, i Burayi no muri Amerika. Mwese ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbahaye ikaze kuri Urakira TV. Muri aka kanya ngiye kubagezaho ijambo Imana yavuganye nanjye kubabwira, ijambo ryiza, ijambo rikomeye, ijambo ry'ubuhanuzi. Reka rero mbanze nsenge maze tubone gukomeza n'umwanya w'iryo jambo ry'Imana. Mana, turagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rikomeye, wakoze kubana natwe no kuturinda. Uyu mwanya tugiye kuvugira ijambo ryawe. Hari byinshi wambwiye ngomba kubwira abantu bawe, ndagusabye kugira ngo unyobore, kandi abantu bose bagiye kumva ubu butumwa bahabwe umugisha nawe, babwumvire kandi babone ukuboko kwawe n'imbaraga zawe, bityo baguhimbaze kandi bagushyire hejuru. Urakoze kumvise gusenga kwacu, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri aka kanya, ririmo ubutumwa bwinshi buburira, bw'imbuzi, ubuhanuzi, buteguza, buvuga ibigiye kubaho, ibizaba byose, kuko hari icyo Imana ishaka ku bantu bayo. Reka dusome ijambo Imana yampaye muri aka kanya, riboneka no mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 30 umurongo waho wa 22 kugeza ku murongo wa 24. Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 24. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Rasheli abyara Yozefu. Imana yibuka Rasheli, iramwumvira, izibura inda ye. Asama inda, abyara umuhungu, ati Imana inkuyeho igitutsi. Amwita Yozefu ati Uwiteka anyongera undi muhungu, amen. Iri ni ijambo dusomye hano ry'uyu mudamu cyangwa se uyu mukozi w'Imana, umushiki wacu Rasheli, wabyaye umwana witwa Yozefu. Biravuze ngo Imana yibuka Rasheli, iramwumvira, izibura inda ye. Rasheli yari amaze igihe kinini abana n'umugabo we, ariko yarabuze urubyaro. Bakomeza gushaka Imana, kuko Imana ya Isirayeli ariyo Mana ishobora byose kandi ifite imbaraga. Imana yibuka Rasheli. Ijambo ngiye kukuzanira muri aka kanya ni ry'uko Imana igiye kukwibuka. Niyo ntego y'iri jambo. Imana igiye kukwibuka. Imana yambwiye ngo igiye kukwibuka. Imana yavuganye nanjye ko igiye kukwibuka. Imana igiye kwibuka abantu bayo. Kandi ikindi nanone nuko Imana yambwiye ngo mbwira abantu bibuke aho Imana yabakuye, bibuke iby'Imana yakoze. Ibyo ndaza kwibasobanura neza. Biravuze ngo Rasheli asama inda, abyara umuhungu, ati Imana inkuyeho igitutsi. Haleluya. Imana yakuyeho igitutsi kuri Rasheli, wari umaze igihe kinini cyane yarabuze umwana, wari umaze igihe kinini cyane ariho igisuzuguro cy'ubugumba cyo kutabyara, ariko yizera Uwiteka, ashaka Imana ishobora byose. Imana imuvanaho igitutsi, imuvanaho igisuzuguro cyari kimuriho. Imana ikuvaneho igitutsi cyari kiri ku buzima bwawe. Imana imukuraho icyo gitutsi cy'ubugumba. Imana imukura icyo gitutsi cyo kutabyara. Imana imuhindura amateka, iramwibuka. Rasheli asama inda, abyara umwana w'umuhungu witwa Yozefu. Ngo amwita Yozefu, ngo bisobanura ngo Uwiteka
anyongere undi muhungu, Imana impe undi muhungu. Yosefu ngo bisobanura ngo Uwiteka anyongere undi muhungu. Bivuga ngo isengesho uri busenge niturangiza iri jambo ni isengesho rivuga ngo nanjye Mana ndasenga isengesho muri akanya rivuga ngo Yosefu Mana unyongere undi mugisha, unyongere andi mahirwe, unyongere andi mahoro, unyongere ibindi byiza, unyongere andi mafaranga, unyongere akandi gaciro, unyongere ikindi cyubahiro. Rasheli uyu yari yarubashye Imana ishobora byose, Imana iramwibuka. Ariko reka mere ku ijambo Imana yambwiye rivuga ngo ibuka Imana, kumbuka Mungu, ibuka Imana, ibuka Imana ishobora byose, ibuka iby'Imana yagukoreye, ibuka ahantu Imana yakuvanye, ibuka ibigeragezo bitandukanye wagiye ucamo Imana ikakurwanirira, ibuka amarira wariraga Imana ikayaguhanagura, ibuka agahinda wari ufite Imana ikakagukiza, ibuka ibikomere wari ufite urarurira ku manywa na nijoro Imana ikagutabara, ibuka uburara warabuze ibyo kurya ukabwirirwa, ibuka utagira imyenda yo kwambara, urimo amadeni, utagira aho kuba, uri mu bibazo bikomeye cyane, urwaye harabuze ugukiza, ariko ugatakambira Imana ugasenga Imana ikakwibuka, Imana ikagutabara ikabigukuramo. Imana yambwiye ngo nkwibutse ibintu Imana yagukoreye, nkwibutsa aho Imana yakuvanye, ibuka ahantu Imana yagukuye, nurangiza wongere gusenga Imana, wongere kwegerana n'Imana, nurangiza wihane, nurangiza wongere wegerane n'Imana. Imana yambwiye ngo hari abantu bibagiwe Imana, hari abagabo n'abagore mwibagiwe, hari abasore n'abakobwa bibagiwe Imana, hari abantu bibagiwe iby'Imana bakoreye, hari abantu bibagiwe aho Imana bakuye, hari abantu bibagiwe ko Imana ariyo yabarokoye, urupfu rwari rubakomereye, bagoswe n'ibigeragezo bikomeye. Imana irakurokora, Imana igukuraho urupfu, Imana iragutabara. Ariko dore waribagiwe, Imana yambwiye ngo rekeraho kwibagirwa, garukira aho ngaho, ibuka iby'Imana yagukoreye, va mu byaha wari urimo, va muri ubwo busambanyi, va mu busambanyi wari urimo. Imana irambwira ngo wahagurutse kuzimu umudayimoni w'ubusambanyi. Uwo mudayimoni yateye abantu benshi, yateye abagabo bubatse ingo, yateye abagore bubatse ingo, yateye abasore n'abakobwa, yateye abantu benshi, yateye abantu gufata abana batoya ku ngufu, gusambanya abana. Uwo mudayimoni dusenga tumwirukane mu izina rya Yesu. Kandi nawe umaze igihe urwana n'uwo mudayimoni, Imana imugukize mu izina rya Yesu Kristo. Imana igukize uwo mwuka w'ubusambanyi. Ikindi Imana yambwiye ngo hari umudayimoni wo kubeshya, umwuka w'ibinyoma wateye abantu benshi cyane. Abantu batewe n'umudayimoni w'ibinyoma birirwa babeshya mu kazi, abantu barabeshya mu nzira, abantu barabeshya kuri telefone, abantu barabeshya abagore babo, abantu barabeshya abagabo babo, abantu barabeshya inshuti zabo, abantu barabeshya abavandimwe babo, abantu barabeshya. Mana yo mu ijuru we, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwihane kubeshya, nimurekeraho kubeshya, mwikora umutwaro ukomeye w'umwuka w'ikinyoma, muriho umwuka w'ibinyoma, wuzuye umwuka w'ikinyoma. Ariko Imana ikubabarira uko kubeshya, Imana igukize uwo mudayimoni w'ibinyoma, Imana igukize uwo mudayimoni wo kwirirwa ubeshya, Imana igukize uwo mudayimoni wabase ubuzima bwawe n'imibereho yawe, uwirukane nawe. Kandi ikindi nanone, gerageza kuba inyangamugayo, ivaneho uwo mutwaro, ivaneho uwo mudayimoni, ivaneho uwo mwuka w'ibinyoma wari ugutwikiriye, wari uri ku buzima bwawe. Ureke kubeshya, ujye uvugisha ukuri, bwiza abantu ukuri, vugisha ukuri, ukuri kuzagukiza. Haleluya, haleluya. Ukuri kuzatuma Imana iguha umugisha. Ni ukuri ni Yesu, kandi Yesu naba muri uzavugisha ukuri. Impamvu utavugisha ukuri ni uko wimitse Satani, wimitse imbaraga z'umwanzi mu buzima bwawe. Ikindi Imana yambwiye icyaha cya gatatu gikomeye. Imana irambwira ngo abantu buzuye umudayimoni cyangwa se kamere y'urwangano. Icyo ni icyaha cya gatatu gikomeye. Icyaha cya gatatu kiri mu mitima y'abantu gituma Imana itabibuka nk'uko yibutse Rasheli ngo ibatabare. Hari impamvu Imana yakwibuka, hari n'impamvu Imana itakwibuka. Ariko ibyo byaha nibyo
gutandukanya n'Imana, nibyo birimo gutuma Imana itibuka amasengesho yawe n'amasezerano yaguhaye. Ibyo ngibyo urimo ukora muri iki gihe. Satani yaguteje urwangano, ufite urwangano mu mutima wawe, ufite inzika mu mutima wawe, wananiwe kubabarira bene wanyu, wananiwe kubabarira abagukomerekeje. Uhora wibuka ibiba abantu bakugiriye, ntiwibuka ibyiza abandi bakugiriye. Uhora wibuka agahinda abantu baguteye, uhora wibuka umubabaro abantu baguteye. Kubyibuka ni ngombwa, ushobora no kutabyibagirwa, ariko reka nkubwire, wikwibuka ngo bigutere inzika, wikwibuka ngo bitume wihorera, wikwibuka ngo bitume ugirira nabi abandi. Babarira bakugiriye nabi, kandi wikwitura abantu nabi bakugiriye. Gerageza kubabarira. Imana irambwira ngo urwo rwangano rutumye abantu benshi batandukana n'Imana, bajya kure y'Imana, bajya mu byaha, baba inshuti na Satani ndetse n'isi. Ikindi cyaha nanone cya kane Imana yamishuriye kibase abantu benshi cyane, kirimo kubavana imbere y'Imana, ni icyaha cyo kutizera ndetse no kutumvira Imana. Kutizera Imana, urasenga ariko ugashidikanya, usengera ibyifuzo, ugasaba Imana ibintu byinshi, ariko ntiwizera ko Imana ibishoboye. Ntiwizeye imbaraga z'Imana, ntiwizeye imirimo y'Imana. Wizera imbaraga zawe ariko wananiwe kwizera imbaraga z'Imana. Wizera ko hari ibintu ushoboye ariko wananiwe kwizera ko Imana ishoboye ibintu byose. Wananiwe kwizera ko Imana ifite imbaraga zo kurema ibintu byose. Iyaremye ijuru n'isi nta kintu itarema. Iyaremye ibikururuka n'ibigenza amaguru, ibiguruka byo mu kirere nta kintu itakora. Igaburira ibisiga byo mu kirere n'inyoni zo mu kirere. Ni Imana ishobora byose, nta kintu itakora. Ariko irambwira ngo wihane kutizera. Ihane kutizera Imana. Hari ikintu kibabaje cyane, kuba umuntu asenga akiyiriza ubusa, ukajya imbere y'Imana ukayibwira agahinda kawe ariko utizera. Ni ibintu bibabaje cyane. Hari ikindi nanone gishekeje kinateye agahinda, ariko nukuntu abantu batakaza umwanya basenga badafite kwizera. Ugatakaza umwanya ukagenda ugasenga ariko udafite kwizera. Birababaje cyane. Kutizera Imana, gusenga udafite kwizera, gusenga ushidikanya, gusenga udahagaze mu mwanya w'Imana. Hari abandi bantu Imana yahaye amasezerano, bamaranye igihe amasezerano y'Imana. Imana yavuganye nawe, Imana yarakubwiye, Imana yaragusezeranije. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ariko umaze igihe kinini cyane ucika intege, ugasubira inyuma, ubundi ukibaza hari ibyo yavuze ntizabikora, bizagenda gute, Imana izaca he? Imana ifite inzira zirenga ibihumbi. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo si imodoka ngo izaca mu muhanda waciye cyangwa wakozwe n'amaboko y'abantu ngo uzayibona ije. Imana izaca mu nzira zayo, uzabona ije gukora no gusohoza ibyo yagusezeranije. Tuzi Imana yavuganye nawe, ni Imana yo kwizerwa, ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Hari umuntu Imana yambwiye, Imana yabwiye ko izamukiza indwara, amaze igihe kinini arwaye, ariko uhora wibaza uko Imana yambwiye ko izankiza ko ntakira. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo Uwiteka azagukiza. Imana izagukiza ubwo burwayi umaranye igihe. Ufite ibibazo bikomeye utewe n'imibereho urimo, utewe n'ubukene. Reka nkubwire ngo Imana ihindura amateka. Ubwo buzima urimo buzahinduka, ubwo bukene uzabuvamo, ayo madeni azishyurwa, ibyo bigeragezo urimo bizahinduka. Imana izaguha inzu yo kubamo. Hari n'abandi bantu yazihaye. Imana izaguha imyenda yo kwambara, hari n'abandi yambitse. Imana izaguha ubuzima buzima, hari n'abandi yabuhaye. Imana izaguha amafaranga, Imana izaguha amadolari, Imana izaguha amayero, hari n'abandi yabihaye. Yizere, wihane ukiranuke, wongere ugarukire Imana. Imana yambwiye ku bantu barimo kugwa no gusubira inyuma n'abaguye kera, abantu bakerense iby'Imana, abantu birirwa bavuga ngo bakozi b'Imana barabeshya, ngo biriya by'abanyamitwe, biriya by'abahanuzi, biriya by'abantu birirwa bateka imitwe, ndetse kugeza uyu munsi ukaba utemera ibintu Imana ivuze kubera ibikomere wahuye nabyo, cyangwa se abantu bagukomerekeje b'abakozi b'Imana, cyangwa bari aho ngaho batari n'abakozi b'Imana wahuye nabo, ari abantu baho ngaho b'abanyamitwe. Wagize ibikomere usubira inyuma. Ariko reka nkubwire, nubwo wava ku bantu ntabwo ukwiriye kuva ku Mana, wagombaga kuguma ku Mana. Ikosa wakoze ni ukuva ku Mana, garukira Imana. Imana irashaka yuko uyigarukira ikakugirira imbabazi. Abantu baguye n'abasubiye inyuma, Imana irashaka ko mubyuka, nimuve mu byaha mwari mwaragiyemo.
nimuve mu byo mwari murimo mugarukira Imana. Abantu bari bari mu ntege nke bananiwe gusenga, mwambara imbaraga zo gusenga. Hari abantu Imana yamishuriye bamaze igihe bumva basenga mu mitima yabo, Umwuka Wera akabakubwira gusenga ariko ntusenge, akabakubwira kwiriza ubusa ariko ntiwiriza ubusa. Imana irashaka ko usenga ukiriza ubusa. Imana irashaka ko uyegera nayo ikakwegera. Imana irashaka ko uyigarukira. Garuka imbere y'Imana, ongera upfukame imbere y'Imana, wiriza ubusa, wongera usenga Imana. Imana iraza gukora ibintu bikomeye. Haleluya. Imana iraza kurwanirira, Imana iraza kugira neza nuyubaha. Imana iraza kukurengera. Abantu bapinga cyane, bamaze igihe bapinga iby'Imana babikerensa. Imana yambwiye ngo mbaho ubuhanuzi kandi ubutumwa bw'imburo bwo kubaburira. Wakerenceje abantu b'Imana n'abakozi b'Imana n'iby'Imana, kugeza uyu munsi wumva udashaka no kumva ubutumwa bwiza, wumva udashaka no kumva umuntu ukubwira iby'Imana, wumva udashaka no kumva ibyo abantu basenga, wumva utabishaka, uriyemera wowe ubwawe, wananiwe kwemera Imana n'ijambo ryayo. Kandi nubwo wemera Imana ukemera n'ijambo ryayo, ntushaka kubyumva, ntushaka no kubibamo. Reka nkubwire iki ngiki, Imana yambwiye ngo irimanukiye. Imana irimanukiye. Imana igiye kuza kwivuganira nawe. Imana igiye kukubwiriza. We yabwirije uri mu rusengero ukanga kubyumva, we yavuganye nawe uri mu rugo wawe ukanga kubyumva, yavuganye nawe uri mu gitanda wanga kubyumva. Yambwiye ngo nkubwire ngo nkuburire, igiye kuza kuvugana nawe uri muri gereza, igiye kuvugana nawe uri mu bitaro, igiye kuvugana nawe uryamye mu gitanda, igiye kuvugana nawe utari bubyuke, igiye kuvugana nawe nta n'igiceri ufite, igiye kuvugana nawe nta n'amafaranga ufite. Reka nze nkubwire, Imana ugiye kuzayishakana umwete n'umutima wose, nta kintu ufite. Imana yambwiye ngo nkuburire, niyo yaguhaye ubuzima, niyo yaguhaye buri kintu cyose. Yambwiye ngo nkuburire ko nutayigarukira, nutemera ko ari Imana ikomeye, nutemera ngo uyumvire. Biravuga ngo nimwumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu, ariko nimutumvira inkota y'Uwiteka izabarya. Imana yampaye ubuhanuzi buvuga ngo nimugaruke mugarukire Uwiteka, mwubaha Imana. Kandi nkuburire ko nutagarukira Uwiteka, Imana iraje mu rugo rwawe, Imana iraje mu kazi kawe, Imana iraje mu rubyaro rwawe, Imana iraje kukwigisha, Imana iraje kugukebura, Imana iraje guhindura imitekerereze yawe. Ushobora kubuza yuko wenda uri umuntu ukomeye cyane, urakomeye kubera ko Imana yaguhaye gukomera, none urimo urayisuzugura, wananiwe kuyubaha. Ubaha Imana ishobora byose, ubaha imbaraga zayo, ubaha imirimo y'Imana, ubaha iyakuremye, yaguhaye ubuzima, yaguhaye kubaho. Yubaha uyisenge, yubaha uyikorere, yubaha uve mu byaha, ureke ingeso mbi, ureke imirimo yose ya Satani wagenderagamo, ubireke ubivemo, ube mu by'Imana ishaka. Ukorera Imana mu kuri nta buryarya. Igihe turimo ni igihe kigoye cyane. Imana yambwiye ngo dore amagare menshi aramanutse, kandi yaramanutse. Dore hahagurutse impfu nyinshi cyane zihitana abantu benshi, abakomeye n'aboroheje. Ariko none murarangaye, ntago muri maso. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mube maso, musenge, mube maso, mwirinde, kubera ko izo mpfu nyinshi zirimo guhitana abantu batandukanye, zirimo guhitana ubuzima bw'abantu benshi, nawe urupfu rwagutwara. Ariko reka nkubwire, bamaso usenge. Abantu basenga hari uburinzi Imana igiye kubashyiraho. Imana yambwiye ngo hari uburinzi igiye gutanga ku bantu bayo. Imana yambwiye ngo hari imbaraga, hari amavuta, hari marayika wayo yohereje ku bantu bayubaha, hari marayika w'Imana yohereje wo kugota abubaha Imana bose. Hari uburinzi. Haleluya. Hari ihema Imana yohereje, imanuye, ihema ryo kubambira abantu b'Imana, ihema ryo gutwikira abantu bubaha Imana, ihema ryo gutwikira abantu basenga mu kuri no mu mwuka, ihema ryo gutwikira abagabo bubashye Uwiteka riramanutse, ihema ryo gutwikira abasore n'abakobwa, ababyeyi bubashye Imana bayikoreye mu kuri no mu mwuka, riramanutse kugira ngo ribatwikire. Ubwo ni uburinzi. Imana irambwira ngo ubwo ni uburinzi Imana itanze, ni uburinzi Imana ishyize ku bantu bayo bayubashye. Ariko ikindi kandi, hari abantu Imana ikuyeho ubudahangarwa yari yarabashyizeho, kubera ko nabo babwikuyeho, bikuye mu Mana, bikura mu gakiza no mu kuyubaha. None nayo ngo ije kubakuraho ubudahangarwa, ije kubakuraho uburinzi yari yarabashyizeho.
bagiye kuzaba kabarore, bazasebera aho bubahiwe, bamenye yuko basuzuguye ishobora byose, Imana iri mu ijuru, Imana isumba byose. Nabonye Imana ikora, Imana irashaka ko muyubaha ubundi ikabubahisha. Nabonye imirimo y'Imana mu bantu nasengeye abantu bafite ibibazo bikomeye cyane, barwaye indwara zitandukanye zikomeye, Imana irabakiza. Nahanuriye abantu bari mu buzima bwari bugoye buruhije, Imana ibubakuramo. Ibyo si byo nirata, ndirata iyo ngiyo ivugana n'abantu bayo, ibyo ivuze ikabisohoza. Haleluya. Nabonye Imana ikora ibintu bikomeye cyane, nabonye Imana ihindura amateka, itabara abantu bayo, nabonye Imana ikiza abantu amarira. Ndumva Imana imbwira ngo nkubwire we wariraga, ndumva Imana imbwira ngo arikije gukora mu rugo rwawe, we warubabajwe cyane cyane n'urubyaro rwawe n'abana bawe. Hari Imana ije gukora muri urwo rubyaro rwawe, kandi ndumva Imana imbwira ngo hari abantu ije guha akazi, abantu yasezeranije akazi, abantu bayubashye, Imana igiye kubaha akazi kandi kumugisha, kugira ngo bazayishimire, kugira ngo bazayihimbaze, bazayishyire hejuru. Haleluya. Hari abantu numva Imana imbwira ngo igiye gutabara no kurengera bamaze igihe kinini barwaye kandi indwara zikomeye cyane, ndetse banyweye imiti myinshi byari byaranze ko bakira. Ariko ndumva Imana imbwira ngo yohereje marayika wayo ukiza indwara, agiye kumanuka mu bitaro, agiye kumanuka mu ngo, agiye kumanuka mu buriri aho abantu baryamye. Imana igiye gukiza abantu mu buryo butangaje bayubashye. Ndumva Imana imbwira ngo igiye gukiza izo ndwara zikomeye, Imana igiye kuzivana mu mibiri y'abantu, Imana igiye kuzirukana, Imana igiye kuzisohora mu mibiri y'abantu, ibakize, ibahindura amateka, ibaha ubuzima buzima. Kandi hari abahize imihigo ngo ko bazashimira Imana, igihe kirageze kugira ngo muzayishimire, kirageze kugira ngo igukize, nawe uzatanga ubuhamya, nawe uzashimira Imana ko ari Imana ikomeye, ari Imana ishobora ibintu byose, ari Imana iri hejuru ibintu byose. Haleluya. Imana yibutse Rasheli twasomye, imuha umwana w'umuhungu Yozefu. Imana aramwibutse, imuvanaho igitutsi. Nawe niko igiye kukwibuka ikakuvanaho igitutsi cyari kikuriho, n'igisuzuguro cyose cyari kikuriho. Biratubwira mu Kuva ngo Imana arebye Abisiraheli imenya uko bameze. Imana yibuka isezerano yabasezeranije, nuko yohereza Mose kubakura mu Egiputa. Imana irabatabara. Imana yibuka isezerano ryayo, yibuka Abayisiraheli. Nawe Imana iraza kukwibuka, Imana iraza kukwibuka. Haleluya. Imana iraza kukwibuka, Imana iraza kwibuka amarira yawe n'amasengesho wasenze. Imana iraje kuyibuka. Imana iribuka ukuntu wagiye ahantu hakomeye hagoye, ukiriza ubusa mu cyumba cy'amasengesho, mu butayu, mu buvumo, ahantu hatandukanye, kubwo kubaha Imana ugasenga. Imana irabyibutse kandi igiye gukora. Imana igiye gukora, kuko ni Imana ikora, ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ni Imana ishobora byose. Imana iraza kugira icyo ikora kugira ngo yiyubahishe, yigaragaze ku buzima bwawe, ku buzima bw'abantu bayo, mu gihe gisa nk'iki, nubwo ari igihe kigoye, nubwo ari igihe kiruhije, ariko Imana igiye gukora. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ntimuterwe ubwoba n'ibirimo kubera mu isi. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo ivuga ngo Imana igiye kuvuga, isi hinda umushyitsi, umwami w'ijuru n'isi agiye kugaruka. Impanda y'Imana igiye kuzavuga, umwami w'ijuru n'isi, umwami Yesu Kristo azagaruka. Yaratubwiye ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwira ibyakoze. Mbese witeguye ute ko Yesu agiye kugaruka? Bagabo mwiteguye mute? Mutegereje Yesu mute? Imana irambwira ngo hari abantu bategereje amasezerano yabo ko azasohora, badategereje Yesu ko agiye kugaruka. Ariko ni mube maso, mwirinde, mube maso, mwe gusinzira.
Yesu agiye kugaruka, agiye kuza guhemba ndetse no guhana. Yesu agiye kugaruka, niyo mpamvu yambwiye ngo amagare yaramanutse, agiye kugaruka. Kandi abavuga ngo aratinze, nubwo watekereza ko atinze, urupfu rwo ntirutinze. Yesu azaza, hari abazasanga barasinziriye, hari abazasanga bakiri muri ubu buzima bakiri maso, ariko arambwira ngo mbabwire, kuko ubu ni ubutumwa bw'imiburo bwo kubaburira. Yesu agiye kugaruka, isi irimo irahinda umushyitsi, ibinyeganyeza abatuye isi ni byinshi, ibibateye ubwoba ni byinshi, abakomeye n'aboroheje, ibibahagarikishije umutima ni byinshi. Abantu barimo gushaka amahoro barayabuze. Imana iherutse kumbwira, irambwira ngo ariko mbwirira abantu bakeneye amahoro, babuza abandi amahoro, babwire ko amahoro bashaka batazayabona. Urumva, gushaka amahoro ubuza abandi amahoro, ayo mahoro ushaka ntuzayabona. Niba ushaka amahoro, ifuriza abandi bantu amahoro, bana n'abandi bantu amahoro. Impanda rero y'Imana igiye kuvuga, umwami Yesu agiye kugaruka. Muririmbyi yaravuze ngo umwami ageze ku irembo, umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba. Yesu we yaje kudukoranya be, tubane mu ijuru, ku irembo, ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo. Haleluya! Nuko araje, Yesu araje, ari ku irembo. Muririmbyi aravuga ngo maze mu isi yagizwe nshya, tuzayibamo dusugire, kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara. Haleluya! Umwami ageze ku irembo, araza vuba. Yesu araza vuba. Ubu ni ubutumwa bwo kubateguza, mwezwe mube maso. Ntawe azajyamo ideni, abo yahaye amasezerano azasohoza, ariko mwitegure mube maso, mumenye ko aza vuba. Muhore mwiteguye, ku manywa cyangwa nijoro, yaza none cyangwa ejo. Wowe hora witeguye, ube maso, wirinde, utegure ubugingo bwawe n'umutima n'umubiri wawe, uhore wejejwe. Nk'uko umugeni yitegura umukwe ko aza kumutwara, nawe hora witeguye, Yesu araza vuba. Haleluya! Bamaso, uhore witeguye. Umwami abamaraje, araje, aje kuduhemba, aje guhemba abapasiteri bamukoreye mu kuri no mu mwuka, aje guhemba ababishopu, abapotere, abapadiri, abihaye Imana bamukoreye mu kuri nta buryarya, aje kubahemba. Aje guhemba abahanuza, abavuga butumwa, abaririmbyi bamwubashye, bamukoreye nta buryarya, aje kubahemba. Aje kubagororera, aje kubitura ibyiza bakoze. Haleluya! Uwo mwami araza vuba, azanye ingororano zo kugororera abo bose ibyo bamukoreye. Imana iraza kukwitura ibyiza wakoze, ariko nanabibutse ngo araza guhana inkozi z'ibibi, abo bishe umurimo w'Imana, banibindeba, abo beza indibu, beza imbuto mbi, banze kwera imbuto z'umwuka wera, maze bera imbuto mbi z'abadayimoni, baba ba kamere, bagaragaza ingeso mbi. Abo ngabo basengaga barangiza ntibaheshe Data icyubahiro, bakagahisha izina ry'Imana ishobora byose. Abo bahanuraga barangiza bakishyira hejuru, bakuzura ubwibone. Abo bavugaga ubutumwa barangiza bakigira ibitangaza. Abo bakoraga umurimo w'Imana barangiza bagakora n'imirimo ya kamere, ariyo ya Satani, bagakora ibyaha byose bakabivanga. Bagiye gukorwa n'isoni, bagiye kuba kabarore, Imana igiye kubashyira hanze. Lote kaya baya sayini, Imana igiye kubashyira ku karubanda, nibatihana ngo bagarukire Uwiteka, nibatava mu byo bagiyemo bibi bidahesha Imana icyubahiro. Imana ibagirira imbabazi, bagirira ubuntu. Iki ni igihe cyo kwezwa no gukiranuka, ni igihe cyo gushaka Imana. Twari turi ku ijambo ry'Imana ishobora byose, byavuze ngo Imana yibuka Rasheli. Nawe ibuka ahantu Imana yakuvanye, ibuka Imana, ibuka Imana, ibuka ibihe byawe byo gusenga bya kera ubisubiremo. Ibuka umwami w'abami
arashaka kukugirira imbabazi. Imana ibaha umugisha bene data. Reka dusenga Imana, twinginga Imana. Ubwira Imana ikubabarire, ubwira Imana aho wayicumuye ukwezi gutunganye. Wereka Imana ibibazo byawe n'ingorane zawe. Wereka Imana ibikugoye byose n'ibikuruhije, kuko ari Imana ishobora byose, iraza kukugira neza. Mureke dusenga Imana, twinginga Imana. Imana ishobora byose, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, kuri Imana yampamagaye ukabampaye uyu mwanya wo kugeza ijambo ryawe ku bantu bawe, umwanya wo gutambutsa ubu butumwa. Urakoze kubw'ubu butumwa ubwiye abanyarwanda aho bari hirya no hino ku isi, ubutumwa buburira abantu, ubutumwa bubibutsa kukugarukira, bubakangura, ubutumwa bwongera gukomeza imitima yabo. Mana ishobora byose, ndagusabye ngo ubabarire abagiye kure yawe, abagucumuyeho, ubababarire ubeze ubatunganye, ubavaneho umwanda wose w'icyaha n'igisa nacyo, weze imibiri yabo n'imitima yabo. Abaguye babyuke, abasubiye inyuma mu byaha babivemo, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ndabasengera abadakijijwe bakwakire mu mitima yabo, bihana ibyaha kuva muri aka kanya, bahinduke, bahindukire, bubaha Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi. Urakoze Mana Data wa twese, genderera abantu wahaye amasezerano, wambwiye ngo ugiye kuyasohoza. Genderera abantu bari bari mu byaha, bari bari mu busambanyi, ubahe kubuvamo. Abari mu bujura, bari buzuye umwuka w'ibinyoma wo kubeshya, bari buzuye urwangano, abatizeraga, abari bacitse intege, bose ubagirire imbabazi, babone neza yawe n'ukuboko kwawe. Mana ishobora byose, ndasengera ibyifuzo abantu bafite, ibibazo abantu bafite ubikemure, abarwayi ubakize indwara nk'uko wabivuze. Haleluya. Bari barushye n'abaremerewe ubatura imitwaro bari bikoreye, abariraga ubahanagura amarira, abari bakomeretse mu mitima yabo bakize ibikomere, ubakize agahinda n'umubabaro. Imbaraga z'Imana zibohora zikumanukeho muri aka kanya. Imana ishobora byose igukize mu mutima, igukize umubiri, igukize iburyo n'ibumoso. Imana ishobora byose ikize urugo rwawe, ibyaruhigaga n'ibirurwanya. Imana ishobora byose igere mu rugo rwawe, ishyiremo amahoro, igere mu rubyaro rwawe, izana impinduka, izana agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, ibyo byifuzo kubyumvishe, n'ibyo tudasengeye byose urabizi kandi uraza kubikora. Ndagushimiye kumvise gusenga nsengeye abana bawe kandi kubagire neza. Byose mbisabye nizeye kubyumvise kandi kubikoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha mwebwe bumvishe ijambo ry'Imana, abakomeza kuduha inama n'ibitekerezo kuri Urakira TV. Imana yo mu ijuru ikomeze ibarinde, ibaha umugisha. Mugire amahoro ya Kristo. Shalom.